Ese ni iki kiba ku muntu iyo yamenye ukuri? Dushobora kwibaza ngo urukundo ni iki? Ubundi se rudukoresha ibiki? Ese koko urukundo mu buzima bwa muntu rufitemo uruhare runini rwo kwiharira no kwikunda, uburyo urwo ruhare cyangwa iyo role ibuze mu buzima bwa muntu ngo muntu yaba hari byinshi abura? Ubundi se inkomoko y'urukundo ni iyihe? Niba ukeneye kumenya byinshi, uzatega amatwi byinshi. Nutega amatwi byinshi, uzagira amahitamo n'inyurabwenge zo guhitamo icyo ushaka. Ndahamya ko inzira ya nyayo izakugeza ku kuri ari ugutega amatwi NTF, Noble TV Family ndetse na Gen TV. Ni nneigros. Umuntu yamenye ukuri nyako aratungurwa, kuko akenshi na kenshi ngo 88% ukuri tubona ku bintu si ibyo twateganyaga cyangwa se twizeraga ko byabaho. Akenshi ibyumviro byacu cyangwa ngo ibyo tuzi bihura n'ukuri ni 22%. Dushobora kwibaza ngo ukuri ni iki? Ukuri ni ukwerura, kubaho kweruye cyangwa se guhambaye, kugaragaza ibiri mu mucyo, ibikozwe neza cyangwa se ibitari neza. Abantu amagana n'amagana bose ngo bashobora gupfa bazize ukuri. Ibi bishobora guterwa n'ubudahemuka umuntu yifitemo cyangwa se kubikora nk'inshingano. Ukuri iteka kuba guherekeje cyangwa se gukikije amabanga akomeye ku kintu runaka. Ukuri kandi niryo pfundo ryo kwizerana hagati y'abantu runaka. Iteka burya ngo iyo umuntu akubwiza ukuri ntiwabura kumwizera cyangwa se kumugira inshuti magara, inkoramutima, kuko uba uzi neza ko yaguhishyira ukuri, yagukingira ikibaba aho biri ngombwa, cyangwa se yakubikira ibanga. Ndabizi mugiye kwibaza ngo ni iki kikubwira ibanga icyo ari cyo? Ese ibanga ni iki? Ibanga ni ubutumwa umuntu aba adashaka gushyira ahagaragara bitewe n'impamvu zitandukanye cyangwa se ze bwite. Ubwo butumwa bushobora kubikwa n'abantu babiri gusa. Iyo abantu barenze babiri ntibiba bikiri ibanga, ahubwo bihinduka amazima. Urumva rero iryo banga kenshi na kenshi turibitsa abo dukunda. Noneho ubu reka tugire ishingiro ryo kwibaza ngo urukundo ni iki? Wowe se wumva kuvuga ijambo urukundo byaba bisobanuye iki? Impuguke mu mateka ndetse no mu kinyarwanda nka Alex Kagame n'abandi baririmbyi benshi n'abanditsi bo hambere bavuga ko urukundo ari ikintu kitaboneshwa amaso, kidafatika, kitagurwa kandi kitaguranwa. Ahubwo ngo urukundo ni ikintu kiboneshwa amaso y'umutima, kigafatishwa amaboko y'ubugwaneza, kikagurwa n'ubwitange ndetse kikaguranwa n'iby'agaciro. Urukundo kandi ni ibyiyumviro bibaho hagati y'abantu barenze umwe cyangwa inyamaswa, aho umwe agira ibyiyumviro by'undi bikaba byagera ku rwego rurenze kwihangana cyangwa se urwego ndengakamere rwa muntu, ku buryo no gupfira uwo yakunze bitagorana. Bakomeza bavuga ko kandi urukundo ari impumyi, rujya aho rushatse, rutarobanura ku butoni cyangwa se ku bukungu, ngo nubwo abantu batabibona ko ahubwo bakitwaza urukundo ku mpamvu zabo bwite zirimo kwikunda no kwikubira. Urukundo kandi ngo niyo fondateri cyangwa se isoko y'ubuzima, ngo kuko ahari urukundo dushaka abagore n'abagabo, tukubaka umuryango. Kubw'urukundo rwinshi kandi tukanabyara abana, tukagura isi. Urukundo ni nk'ibuye rikomeye ritapfa kuvogerwa ngo ryangirike, ariko nanone bishoboka ko byabaho. Ese ko ibuye rikomeye rishobora kubakishwa amazu agakomera, bivuze ko ayo mazu atasenyorwa? Oya, ayo mazu yasenyorwa akandi cyane, bivuze ko n'urukundo rusigasiwe rwagera kure, ariko urwirengagijwe rwanibagirana iteka. Kandi ngo urukundo ruzima ruba mu ruhande ruzima. Ubuzima bwa muntu bumeze nk'urushinge rwo mu isaha.
nk'uko ruhora rwikaraga ruhatanira kujya imbere ariko rufite ahantu ruzengurukaho ubwarwo. Ako kantu ukagereranye n'urukundo, inshinge uzigereranye n'ubuzima, ibuye ryo mu isaha urigereranye na motivasiyo duhabwa n'abadukunda. Iteka burya ngo ubuhanga ubukura ku muhanga, kandi ntiwaba umunyabwenge utarasomye iby'ubwenge. Ibyo uzi nibyo bikugira usobanukiwe, ariko ibyo ukora nibyo bikugira umunyabwenge. Kandi iteka abantu ntibareba ubwenge ufite, ahubwo bareba iby'ubwenge ukora. Aracyari nneigros kuri NTF Noble TV Family ndetse na Gen TV. Ntujye kure, turacyakomeje tugusobanurire umuntu icyo ari cyo. Niba twamenye koko urukundo, twarusobanukiwe tukamenya ukuri, ibyo byose bikorwa na muntu bikaba muri muntu we ubwe. Noneho munyemerere dukomeze tunamenye ese umuntu ni iki. Umuntu ni ikinyabuzima gihumeka cyifitemo ubushobozi bwo kuba cyaba ku mubumbe umwe mu mibumbe 9 igaragiye izuba. Uwo mubumbe ni umubumbe wa gatatu ariwo twita isi. Umuntu ni ikinyabuzima gitekereza kandi cyigenga, kigakoresha inyurabwenge, kigakora ibikwiye kigendeye ku byo cyatekereje. Ngo umuntu niyo nyamaswa mbi ya mbere, kuko niyo nyamaswa izi ubwenge, ishobora kuguhemukira yabigambiriye cyangwa se ikaba yanakugirira neza nabwo yabigambiriye. Umuntu kandi yifitemo amashusho cyangwa se amasura abiri. Isura ya mbere ni iy'ubugwaneza, ubumuntu, ubugiraneza, ubwitonzi. Ariko isura ya kabiri ni iy'uruhande rubi, ubunyamaswa, umujinya, ubugome n'uburakari bukabije n'ibindi. Nk'uko inzira y'ibinyabuzima bitandukanye tubona hano ku isi ari ndende kugira bibeho, ni nako n'ikiremwamuntu ari ndende kandi ngo ikanagorana cyane. Umuntu kuri iyi si agira ibihe bye bitatu mu rugendo rwe rwa hano ku isi. Igihe cya mbere ni ukuvuka. Umuntu abanza yategurwa kugira avuke. Iyo kuvuka birangiye, igihe cya kabiri ni ugukura. Ariho hahandi tubona umuntu yigishwa byinshi ibyazamutunga. Ariho ubushakashatsi bwinshi bukorwa kugira ngo barebe ese uwo muntu uri gukura yazakora iki, yazimarira iki mu buzima bw'ahazaza. Muri icyo cyiciro cya kabiri nicyo cyiciro kirekire umuntu agira hano ku isi, kuko niho nawe agera akabyara kororoka. Gusa icyiciro cya gatatu ntikireba ibyo wakoze mu cyiciro cya kabiri, ntikireba ibyo wagezeho, ntikireba ibyo utunze, ntikireba ibyo usize, ntikireba izina ufite, ahubwo cyo kiza ari simusiga, kiza ari kuraho. Dore ko ushobora no kwibagiranwa burundu. Icyo cyiciro cya gatatu nta kindi ni ugupfa. Gusa umuntu ashobora kubaho mu gihe kiri hagati y'isegonda rimwe cyangwa se tiyeritse rimwe kugera ku myaka 110. Umuntu ashobora kugira abamukomotseho barenga ibihumbi n'ibihumbagiza, abuzukuru, abakwe n'abakazana n'abantu ubwabo. Amateka avuga ko haremwe ikiremwamuntu kimwe kikavanwamo ikindi, ubundi abandi bose bakabikomokaho baturutse mu rugendo cyangwa se muri process yo kubyarwa cyangwa se kuvuka. Umuntu yabayeho agira ubudahangarwa mu gutekereza, uburyo yabonye imirimo imubanye myinshi agahitamo gukora ibyatuma iyo mirimo yoroha. Ari nabyo nzavugaho mu biganiro bikurikira. Ibyo bintu umuntu yaremye ngo bimufashe tubonamo nk'amamashini, amamodoka n'ibindi byinshi cyane tubona hano ku isi. Nibyo koko bavuga ko ngo iyo ukeneye kumenya byinshi usoma byinshi cyangwa se ukumva byinshi. Kandi burya niba uzi ko wicaye nabi wababaza imbere yawe
none asoma nawe uzababaza ubwenge bwawe. Umuntu kandi ni ikiremwa gitangaje cy'ikinyabwenge ku rwego rwo hejuru, kizi gutandukanya ururo n'urwatsi. Ariko burya ngo umuntu nicyo kinyabuzima nanone kigira ubwoba bwinshi cyane. Impamvu izindi nyamaswa zitagira ubwoba cyangwa ngo zikange, ntabwo zitekereza ngo zivuge ziti ese ibi bintu ngiye gukora cyangwa se ibi bigiye kumbaho ni ibiki. Ntabwo zitekereza zivuge ngo nibimbaho abankomotseho bo biragenda bite. Aho niho inyamaswa zindi zitandukaniye na muntu, kuko muntu atekereza byinshi ku kintu kigiye kumubaho. Ese iki kintu ngiye gukora ubwacyo ndakuramo izihe nyungu? Umuntu ni ikinyabuzima gikunda ubutunzi, ni ikinyabuzima gikunda kwiharira, dore nubwo ngo habaho gusharinga cyangwa se gusangira, ariko umuntu ni ikinyabuzima gikurura cyishyira. Mu mibereho ya muntu habaho guhumeka. Ushobora kwibaza ngo ese umuntu ahumeka umwuka umeze gute? Ibidukikije tubona aribyo twita environment cyangwa se environment, nibyo bitanga umwuka umuntu ahumeka, ariwo twita oxygen. Uwo mwuka umuntu ahumeka niwo mwuka yashizwemo n'uwamuremye n'umuremyi cyangwa se Uwiteka. Iyo oxygen ituma umuntu ahumeka, yinjiza umwuka mwiza agasohora umubi. Ibyo bikaba bikorwa mu gihe kiri munsi y'amatiyerisi cyane. Umuntu ayoborwa n'ubwenge, ayoborwa n'ibitekerezo, ariko afite imashini imurimo yitwa umutima. Tuvuge ko ari nka moteri. Iyo umutima uhagaze, ubwenge ntacyo bwakora, kuko umuntu nawe ubwo aba yahagaze. Umuntu kandi aforomwe nk'imashini koko, kuko niba uzi ko imashini kugira ukore uyishyiramo amavuta cyangwa se ukayishyira ku muriro bitewe n'ubwoko bwayo. Na muntu nuko, umuntu atariye ntacyo yakora, kuko nawe ni nk'imashini ariko iri karemano, machine traditionnelle cyangwa se machine naturelle. Umuntu ngo niwe wishakira uko azabaho bitewe n'umwanzuro afashe mu buzima bwe. Iteka uzaharanire kugira aho ukura amakuru mazima, aho hantu ari hazima. Ni nneigros neiwan kuri NTF, Noble TV Family ndetse na Gen TV. Nk'ibisanzwe turabakunda, gusa ngo kirazira kwihererana icyo wamenye. Niyo mpamvu natwe ibyo tuzi tubibasangiza, ariko namwe ibyo mutwumvisha mu bisangiza abandi. Nkurarikira gukora like, share na subscribe kuri NTF, Noble TV Family ndetse na Gen TV. Usangize inshuti zawe, ntiwihererane ubumenyi n'ubuhanga. Neiwan nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Asante sana, nawapenda sana.